Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana, aho muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse namwe muherereye ku migabane igiye itandukanye. Nifuje ko twaganira ku byo turi kugenda tubona, kuko ari benshi bakutse imitima kubwo ibyo babonye nabyo byose byagiye bibaca intege. Ariko nifuje ko tubanza mbere yo kugira ngo ngire icyo mvuga cyinshi, tugiye dusobanure ibiri kuvugwa ndetse nk'abantu bakuru muri Pi Network, byagiye bitrendingwa kugira ngo benshi mugarure agatekerezo, mugarure intekerezo zanyu zijye ku murongo kurenza uko mwari muri kubifata. Itangazo rya Tima riragira ati "The Pi on exchange is not a real Pi. Has been swapped before being listed on the exchange. Its first passed through on intermediary warrant, and only there was the transferred and exchange that it is the purpose on this. Why wasn't it sent directly in exchange, extracted and going through intermediary warrant up extension number collected in exchange wallet and the Pi wallet and difference?" Amatubwira ati ino Pi wallet ino Pi muri kugenda mubona muri exchange ntago ari Pi nyayo. Baratubwira ati iyi ngiyi niyo baswapye cyangwa wenda it has been ni inswapano cyangwa niyo bahimbye runaka. Mbere yuko ubasha kuba washyira muri exchange Pi zawe, mbere na mbere banza upasinge cyangwa wenda banza ukore ako ka mwanya warrant yawe ubanza uyifunge, kubera ko ibyo byonyine biraguha kutransfer kuri exchange ariko bifite intego yabyo. Kubera iki mutabasha kohereza ako ka mwanya kuri exchange, cyangwa wenda ngo mubashe kuba mwajya kuri wallet zanyu muciye muri exchange? Ibyo byose rero biraduha gukora exchange dushyire muri wallet. Muri Pi wallet harimo inzira nyinshi zigiye zitandukanye. Batubwira ati ngo ino Pi Network yagize ati "Beware of the fake Pi listing and the various DXs. It is important to note that Pi trading paid currently listed and all DXs are the fraudulent of are the likely and the part of scam which result in use to you. Pi Network truth strongly. Pi Network strongly." Baratubwira ati mu by'ukuri iyi Pi Network muri kugenda mubona ni fake cyangwa wenda ni imimbano. Akamaro kayo akamaro k'iyi Pi ni ukwishyura ndetse no kwiyandikisha muri DXs zose. Ayo maforts yose ni part ya scam yose. Nariza tindiri ubonera atari kuruzinga Pi zawe cyangwa wenda yo kubasha kuba wabura neza Pi Network yawe. Ibyo byose ni ahandi hantu biba bikwinjiza ni ukuruzinga gusa. Turebeho icyo bita Consasi yavuze. Iyi Consasi yavuze ati "Try checking in the Pi store, open the Pi Network expression below. It say
exclusive digital currency, not a cryptocurrency. Extended, understand, yes. So don't sell it on the stock exchange first. There is not official price announcement for Pi Core Team. Baratubwira ati niwibeshya ugatrayinga ukina muri store ya open y'iyi Pi network yawe, uraba uvuze ko ugomba kuba uraba this try check, ushobora gucekinga in Play Store, muri Play Store open, ukafungura ukinjira muri iyo bita Pi network application. Below it is say, baravuga ko inclusive digital currency, not cryptocurrency. Iyi Pi network ntabwo ari cryptocurrency, ni digital currency. We mwaje kunyumva rero cyangwa mubasha kuvuga yes, wihahira cyangwa wigurisha Pi zawe muri zino exchange zose. Zibike account yawe n'ahantu iba, nta kintu ipfaho, nta kintu igira ute, bika Pi zawe neza. Umva icyo Tima yongeye kuvuga ati, on the main screen of the apps in had been announced that next week Pi Core Team will go triumph and application change will estimated 100 dApps expected in 1 June and 30th 2025, 1 February, 1 January, February, March, 1 on March 2025. The main wallet will buy bank all Pi being sold and with exchange of exchange. On February 2025, the official X and Stellar also announced and the launch and the stable coin backed on the AUL appearance with MiCA regulation on the integrate into the Stellar network for seamless execution. Baratubwira ati muri screen zacu cyangwa zino app tubasha kuba twabonamo itangazo ritwereka ko mu cyumweru kiri imbere Pi Core Team izagerageza gushyira ino exchange tuzakoresha muri zino dApps 100 cyangwa muri application 100 bagiye baduha. Iyo yose bizakaza byerekeza kuri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2025 niho bazagaragaza neza igiciro cyanya cyo tuzakoresha muri zino exchange. Icyumweru kigiye kuza also considered with the end of the KYC grace period. Mu cyumweru kiri imbere niho bazakonsideringa mu kurangiza ano ma KYC, ino grace period nibwo izaba ifunze. So nyuma yuko rero ano mapayi yose ari muri balance uyasibye azasiba kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu, baba nyine banze gukora ama KYC banze kugira ute nibwo bizasibwa. From now until 1 and March 2025, and the main wallet will buy bank and all Pi being sold of on exchange.
mu gihe bizaba biturutse ku itariki ya mbere, guturuka nonaha kugera ku itariki ya mbere, the main wallet will buy back. Amawallet amwe n'amwe yaguze cyangwa yaguze bazagerageza bayafunge kubera ko are you among 20 or 18% Pi network invite code Denevite. Iyo turebye rero ko 20% cyangwa 80% Pi network yagerageje kuinvita amakode ya iyo bita Denevite. Iyo byose rero nibyo yagerageje Pi network kugaragaza ko iri faranga rizajya ku giciro cya nyacyo kandi cyiza cya GCV. Mwebwe rero igiciro cya Pi ntago ari $1 rimwe, si $0, si 0.90 si $2 oya, ahubwo kino giciro nicyo ama exchange ari kwishyiriraho yishyiriyeho kugira ngo abashe kuba yakamura amapayi y'abantu, abashe kuba yakiba Pi z'abantu kugira ngo abahumirije babashe kuba bahugura Pi zabo. Inzira dufite ni ebyiri. Nyabuneka wihomba Pi zawe kubera ubujiji cyangwa wenda kubera kutamenya. Nano ma cryptocurrency yose atangirira hasi, yego ndabyumva, ariko iyi ntago ari cryptocurrency, ni digital currency, ni ifaranga ridahinduka. Sinibaza uburyo rero noneho ribaye rihinduka kandi baratubwiye ko ari faranga ari digital currency. Iyo twinjiye muri application ya Pi yanuze ya store ya Pi store ya Play Store, tukayinjiramo tukabaza icyo bita Pi network, batubwira ko ari digital currency, not cryptocurrency. None iyo turi kugana mu isi ya digital economy, niho tugenda dusanga ibintu bigiye binyuranye bigenda bitwereka ko yuko iri faranga bidahinduka rigomba gukoreshwa nka digital currency, kuko ari benshi batabyemera, ari na benshi bagerageje kubyumva uko bishakiye. Iri faranga rero twe ryaje rije guhindura ubuzima bwacu, ntago ryaje rije kudusubiza inyuma. Oya, umva hano icyo batubwira nanone kugira ngo ubashe kubyumva neza. Baratubwira ati nibyo yindi n'undi yavugaga y'amadaps 100 azarocing agomba kuba expected muri itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, aho bazaba bari kugaragaza noneho rero igiciro cya nyacyo tuzaba twifashishamo mw'iyi Pi network. Ubwo yamaze kuba launched, ikizibura ni kutubwira igiciro cyonyine, tugatanya tugakoresha amafaranga yacu. Ubu ngubu impamvu bagize launch ni ukugira ngo abantu bafite inganda bafite iki babanze gutegura ama product. Ubu ndetse n'ikigusetsa barangije no kubabwira igiciro nyacyo bazafatiraho. Ibyo benshi ntago babizi. Ntago Pi network yasohokeye kuri amafaranga ngo tube tukibonye nda abantu bacuruza mu modoka, bacuruza icyoya, kandi inganda zirimo ni inganda zikomeye cyane. Ni inganda ziri gucuruza mu modoka, ni inganda ziri gucuruza amatelefone y'ubwenge akomeye, ni inganda ziri gukora buri kimwe cyose gishobora kuba cyahindura ubuzima bwa muntu hano. Niyo mpamvu rero mwigira ikibazo pfa kuba dufite Pi network nka systeme yacu twubakiwe yo kugira ngo tubashe kuba twakemuyamo serivisi zose zo muri Pi network cyangwa official X Stellar. Ino Stellar rero yaje ije kugira ngo ibashe kudukorera serivisi zimwe na zimwe zivunja, aho ifite ama application 3 amaze kwemerwa muri Pi network, ariko ayo application nayo ntago barashyira igiciro, ahubwo niyo yishyiriyeho igiciro yo igomba gufatiraho. Ariko ibyo ngibyo byose bizahinduka after launching price of Pi. Ibyo byose nitumara kufungurirwa igiciro cya launching igiciro cya Pi network, nibwo ibyo byose bizasa nk'ibijya ku murongo byose. Nongeye mbisubiremo nyaboneka, wewe wabanje kuba wakora migration cya mainnet, wigerageza cyangwa wenda wikinisha kuba wagurisha Pi zawe. Ejo bundi tuzaburira nk'umwana
ngo payi ngo yaje gutya na gutya ngo batubwira ifaranga none ngo rigeze kwaya. Oya, ni wowe uzaba wizize, ntago ari payi netiwaka izabikuziza, ahubwo wowe uzaba ushatse kwikinisha. Nongere mbisubiremo nyabuneka, wikinisha kugurisha cyangwa wenda kuvunja amafaranga yawe muri fiat money, uvunja zino payi zawe. Nongere mbasubiriremo, payi ni ifaranga, payi ni ifaranga, payi ni izasohokera kuri kiriya giciro babahaye. Payi mwitonde, nyabuneka mwongere mwitonde. Ugurisha payi zawe umenye ko uri guhomba. Bika wallet zawe neza uko bisabwa, bika wallet yawe neza uko bisabwa, ubike payi zawe neza uko bisabwa, ubike passphrase zawe uko bisabwa, ubike buri kimwe cyawe cyose kibike kure, ku buryo nta muhakazi n'umwe ushobora kuhakinga muri telefone yawe agutware payi zawe. Oya, mube serious mu kazi kanyu, mube serious muri business yanyu. Icyo kintu kirabafasha kuba yenda mwaba muri kuba muteganya yuko mugomba kuba abakire b'ejo bazaza. Nta mukire ugira inzara ingana uko, mukibeshya. Umva kunanura kutubwira nanone mu byumve neza, atubwira ati baratubwira ati nanone, the source Stella, please seance see you all at 8 a.m. and 1 March 2025 in Palo Alto, California, USA, which 11 p.m. 1 March Vietnam time. Murongere mbasubiriremo neza mwabyeyi, murebe neza, muzareba neza saa 2 mwese hamwe. Cyo byose muzabireba saa 2 za mu gitondo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 3 2025. Iyo niyo bita niyo bita muri Palo Alto, muri Palo Alto, California na USA, aho ni muri America. Muri icyo bita Vietnam tuzayireba muri saa 5 za nijoro. Ubwo ni za nijoro nyine, muyumve, saa 5 za nijoro ku ya 1 z'ukwezi kwa 3 2025, biri hafi kugera ku itariki ya 2. Ibyo ni ibintu byatangajwe neza kandi biri officially. Nyabuneka nongeye mbisubiremo, mwikina na payi zanyu. Not sell, not buy, not anything any do in exchange platform. Mwigerageza na gato gukora amakosa namwe, yaba mugura mugurisha kuri ino platform ya exchange. Itangazo rya payi kwati mu kugiye muri sobanukirwe neza ibyo iyo yisohoreye. On Open Network has officially launched, marking a groundbreaking moment from all pioneer. Will external connectivity now enable pioneer can engage in transaction beyond and the PayCo ecosystem, connect with KYB, verified business and access new integrate like centralized exchange. Want to explore all the new possibility? Watch the above video from the Pi Network founder Cheng Diao Fan, and lead official announcement and discover of Open
network and unlock new era from the Pi and how you can be part of it. Ino open mainnet yabaye launched, yabaye official launched, yasohokeye ku mugaragaro ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2025 nibwo bayironshinze. Ibyo byose rero bibasha kuba byashyira abapoloniya bategereje cyangwa wenda ground breaking moment, igihe cyose baba barategereje cyose, with external connective of the enable, mu gihe kizaza babashe kuba bakihuza n'ibintu bigiye bitandukanye cyangwa wenda amakuru agiye atandukanye bagiye bahabwa yose. Buri bapoloniya bagomba kuba bakora transaction zerekeza muri Pi ecosystem, bikonekita na KYB. Abo ni aba business bari kuvuga, bari kugenda kuba abantu bafite business biyandikishije muri Pi network, nibo bakoze icyo bita KYB, aho twe dukora icyo bita KYC, verify business and accept access the integrate like internalization, centralized exchange, what explore or the new possibility. Watch the above video from the Pi network founder Cheng Diao. Atubwira ati rero iyo turebye ino access yagiye ikorwa kugira ngo tubashe kuba twakoresha ama exchange, babashe kuba bafumbura izindi opportunity cyangwa ibindi bintu byiza cyane dushobora kubonamo, nko kureba burigejeje urebe ino video ya Cheng Diao yashyizeho kugira ngo ubashe kuba wakumva uburyo ugomba gukoresha ino Pi network launched. Ibyo byose iyi video nuko nanze kuyibagaragariza kugira ngo batanshyira muri urabizi ko tugira amategeko tugenderaho natwe, batankubita strike. Ntabwo byakabaye byiza, ahubwo mwebwe mugerageze mugende muyirebe aho iremewe muri dashboard zanyu zirimo, kugira ngo mubashe kuba mwakurikiza ibisabwa byose bagenda babasaba. Nyuma y'icyumweru kimwe rero, ntabwo ari igihe kinini, bagomba kuba bamaze kuduha igiciro cya nyacyo, ndetse n'amadapps yose bagiye bemera yose akagendera kuri icyo giciro Pi Core Team izatanga nkayo ishinzwe icyo giciro. Urumva rero akatwumvira ino tangazo rindi, be worried of the fake Pi listing and the various DX. It is important to note that Pi trading paid a country currently listen and all DEX are the friendly and the like of the B parts of the scam of the result of the loss of to your Pi network strong and the comment and the recommend and you remain from the participate in the current DEX trading paid if your choice and the process despite and the warning or your land risk being the default the save pay a fake Pi losing your money, please refer to KYBD service page on the Pi official website and the verify business of official website, the verify business and that integrate with Pi we recommend and you are only engage of the business list and this page.
umva icyo bari kutubwira rero, baratubwira ati iriya payi barestinze ni payi itari payi nziza, itari payi nyayo, ahubwo ni fake. Akamaro rero k'aya manotisi ya payi ni ukubasha kuba yatrendinga pay country list, aya macoins cyangwa wenda ibicuruzwa byose biba bigomba gucururizwamo byose bikabasha kuba byagenda bikandika muri DX. Ari frontly ibi byose rero by'ibyo bintu tugomba gufata bizaba birateze, bizaba bigendeye kuri igice kimwe cy'abasikama nibo batanze kiriya giciro. Iyo ariza ati ushobora kuyinjiramo ukaba waruzinga payi zawe ku busa, yaba ubusa bw'ayo mafaranga baguhaye, yaba ibyo byose. Payi netiwake yifuza ko mwakora amasoko akomeye, ukaba ariyo mubasha kuba mwataha muturutse muri DX. Ayo hose niyo ugomba kuba wahabwa kwishyura no kwishyurana. Mu gihe ukeneye gucuzinga ino procedure, despite this warning of the loss and payday frauds. Urumva puisque yuko mugomeza kubikora muri ubwo buryo, mugomeza muhaha amapayi yanyu muyagurisha, mugira ute, mumenye ko uko byagenda kose akawunti yanyu bashobora kuzigoroka cyangwa bakazifunga. Icyo kintu mujye mucyitondera neza. Benshi ntabwo muri gukibwirwa, ariko niko byesitaye payi kwatiri mu itangazo ryayo yagerageje kubivuga mu buryo burambuye. Urumva rero ni ibintu nibigera mu bintu bya bizinesi mujye muba siriyasi. Aya mafaranga mwigomeza kugenda muyifuza, ahubwo mwifuze ibirenzeho. Hasta la vista.